ndabasuhuje cyane bantu munkurikira kuri Ngarambe 250 TV. Ndi kugira ngo utakupa tuganireho gatoya, ndafata iminota mikeya cyane, ntago ndafata iminota myinshi. Ariko rero mureke kuneza ingegerano kuri kw'Imana. Mureke kuneza abana batoya bakiri hasi n'abana bakuru banje, mureke kubaneza. Iyo barebye bagasanga ninjye muntu ufite abasubscribe ibihumbi 3 koko n'igihe nahereye kuri TikTok mfite ibihumbi 300 binkurikira hafi igice cya miliyoni, hano nkagira ibihumbi 3 byonyine. Ndagira ngo mfate umwanya nshimire umuntu mereza niki kuri WhatsApp akanyemera akayifungura uruba gaciro. Reka rero tubane muri iminota mikeya cyane. Nsuhuza abantu bo kuri YouTube n'aba TikTok creator, n'aba YouTube, mbasuhuza mbabwira ngo mukomere cyane. Iki kiganiro tugiye gufata iminota mikeya cyane, harabaho kubashimira utuntu n'utundi muri make, no mu bwenge n'inyungura amagambo no kunenga no gushima. Ubu tuvugana rero kadukubite tubangura kugira naza kuza kubatinza ni Ngarambe wanyu rero. Mujya mumbona nambaye akajipo, nambaye niteze, nambaye amakote wajango yavuye muri Hegitinam, mbese nyine ndi umusaza ukomeye. Mukunda kumbwira ni Ngarambe ko tukubona umeze kuriya, nukubera iki utajya usaza? Nanjye nkababwini rero njyewe nakoze amasiporo, murabona ndakomeye. Umva dore umwana w'umuhungu yaraje afata hano kwikora, ndamureba ndavuga ngo ubu disi ugiye gupfa. Mba ndahindukiye mba ngize gutya, mba ndamubwiye niko yemwa urashaka gupfa? Abarambwiye nyinshi muzi, urabona wandenza amavi. Mba ndamubwiye we non, je ne sais pas de temps près à lui, le titre j'anime. Mba ndamubwiye Iringara, kira kwakundaga nyine kuvuga Iringara, hari ukuntu twajyaga gutema amasaka rero. Kabaravuze Wanda kagenda gatemba kagira imbaraga ku mugongo wanjye mwikorera. Mwatembagayira abantu kuri YouTube, nababwiye ngo ndabaziye. Reka dukubita tubangura sasa rero. Umwana w'umuhungu arangije aramfata gutya, amfashe gutya, numva aranyunamishije gutya. Mba ndamubwiye yewe mwawande kushi abyanze niko guhita nsubira hasi. Kera nende umusiramu mfite amafaranga, nambara neza nkaberwa. Ubwo wari umugani wenda kambivuge mbyerure kugira ngo dusoze. Naba abantu mukunda kuvuga ngo Ngarambe nukubera icyo utambara neza, nukubera iki tukubona wambaye gutya dara akajipo makabona sasa kamaguruke naco nubwo kenda kugera mu ntuzo. Muri kukabona mwakabonye? Kadukomeze amateke y'abandi ndayishe baranyica. Noneho ni manje niko nababwiraga, ni yanje nimugira ikibazo. Noneho kera nari ndi umukiri uteye ubwoba. Baza kuza kuneza Cyamunara bati bamaze kuneza Cyamunara, nyagukubitwa n'inkuba nsubiye hasi, nyagutwarwa n'umuruho. Umva wese mureke kunsakuriza hano, mba ndi gukora iyo uvuze amajwi azamo, kandi hano ntago mba ndakatinga. Ubu rero ubunesheje igihe. Nyagukubitwa n'inkuba n'abantu baba bari kunsakuriza, ibintu byanje byose bibaga birira yivu. Mbese waruzi ngo ndagakatinga. Ubutaha ubwo nimbona amafaranga ibintu byose nzajya ndakora. Urumva? Nzajya narya, naryama, najya kuvoma, najya gusenya, byose bizajya bikorerwa kuri kamera, imere nk'ikintu cya live cyo muzema busanzwe. Mbese nuwe musitari ubikoraga, ubugiye kuba ngo dore uko akanuye amaso. Nawe uragakubitwa n'inkuba. Yego rata, uragakubitwa n'inkuba y'amafaranga, amafaranga akakunyanyagiraho, maze abaguseka bose bakangara. Kadukubita tumangura sasa rero. Mukunze kumbaza Ngarambe nukubera iki babambaye guco. Ngere cyane mfite amafaranga, ndi umusiramu, nambara nanjye nkikwiza hose, nambara akagofero, nambara n'ikanzu, nza kuza gukena ndarindagira. Nyagukubitwa n'inkuba aneza Cyamunara. Amaze kuneza Cyamunara bene wacu barancinyira. Bamaze kuncinyira, ndavuga ni rero ngiye kujya kuri TikTok no nzavana umuryango, ariko nago mujya mwumva mujye gufatanira ku ntugu yo hirya.
urumva mbo yego maze ubwo nisanga gutyo niko nisanze rero. Noneho bana banje uko nguko umeze ntabwo mbyishimiye kuko ndi umutindi. Yego imirima ndayifite ariko nubwo nyifite ndi umutindi. Rero hano kuntu byagenze nambaraga ikanzu ndi umusilamu, mara igihe mba hanze we ndangije mbona ijipo mba ndayambaye, mbona agakote mba ndakambaye, mbona igitambaro mba ndabyambaye kugira ngo nsigasire umuco wacu wa gisilamu. Inshallah subhani wa ta'ala nkaba mvuga ngo inshallah kubw'Imana izandinda kandi ndabona abaterankunga. Mbo ikindi rero mube muretse ukupaho gatoya. Noneho muri hano murabona narasirimutse ugu mupira ugu muri kureba Civilian nuzaho kwa Ruzinja yabonye nambaye uyu mupira baramwise ngara. Umupira ukuye namubwiye ni se wagicucu we urandeba ukagira ngo ndoroshe wakirima rima we. Nugwanje nyine nagarugwanyo kunanubwo tugufatanye. Areka ngiye mbabwiriraho ngara nta kinyabupfura ugira kikisi ndagira ikinyabupfura naryo. Wowe urya ukabona ibyo kurya ni wowe ugira ikinyabupfura. Kandi ikindi hari abantu mugiye kuvuga muri comment ngarambe ishusho ryawe ntabwo rimeze neza. Mwifuje ko nzajya mbaha amavideo arambuye yo kuri YouTube nkareka kubaho utuntu tw'uduce ndigusirimba ikigoma cya mbere kimwe nkunda kubyina. Oye tonde kwama tonde hikwete kwiture ambaye wowe soje ikiganiro namwe ni yanjye mfite. Bantu banje inkoni uziko ndire soje ikiganiro namwe ni mfite. Abandi bakambaza ese ngara kucyugira amenyo ndayafite nyine nateze kuzajya bati twebwe iwacu ntago tujya dusaza. Iwacu urabona ameze nka kanyombya abameze nka ambo. Sasa rero reka dukomeze ikiganiro ariko ndabona iminota ibaye 7. Reka munyemerere mbabwire bya bintu byari kugenga iki kiganiro ariko ukora kuri subscribe. Reba aha hasi ngira ngo naha reba ijambo ryanditswe ngo Ngarambe 250 TV. Hirya hari ahantu handitse ngo subscribe. Koraho ukoreho rimwe niba ubishoboye ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana ku munsi ku wundi. Hari filime ngiye kuzajya ncisha hano bita Isi y'Abarozi nakundaga gucishaho iri mu bintu bijyanye ni harimo ibikoko harimo ibisimba n'ibiki byose. Okay mwakoze kubana nanjye rero ku muntu ushaka ko mwamamariza kuri TikTok yanjye kurikirwa n'300 aramamagara kuri 0788187222 kandi ndakeka abantu njya namamariza bigenda neza bakabagana tumenyekanisha akazi dukora. Mwakoze kunkurikira rero yari Ngarambe wanyu nk'ibisanzwe. Mureke tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Mbabwira ngo ndabakunda cyane gatanuku kandi mbamwumva. Iyo uteye comment ndabibona, iyo umaye like ndabibona, iyo nciye ari nge ndabibona, iyo umaye peace ndabibona, iyo ukoze ku like ndabibona, iyo nshime ndabibona. Mbo reka nsuza abantu bari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, abantu muri mu Burundi, abantu muri Tanzania, abantu muri Uganda n'abari mu Rwanda, cyane cyane abantu muri mu karere ka Rwamagana mukunda kunkurikira. Mbo kangumye nkanura amaso rero nekereza icyabagirira umumaro nko kugira ngo mushinyike nako museke ubundi tuzasubira ubutaha. Ndi umusaza wakasa mutwe ufite amajimbiri ufite ubwenge bati ndi inyoza. Mbo kadusoze rero aka kantu nzababwira ibyako mu kindi kiganiro. Mureke dusoze ndabashimiye cyane mwakoze kubana nanjye. Wowe wafashe umwanya ukareba iki kiganiro kikarangira iminota 9 tukaba tuyishoje ndagukunda cyane. Yego urakoze ntuza we cyanje kwiyahura. Urakoze numva natakupa nakoze ikiganiro nibagirwa agakoni nasha ariko naho ubutaha. Noneho kabanda nongere mwereka akagatenge kanje ubwo video ni nkayirangiye. Ngiye kukwereka agakweto mwereke niki mwereke nakajipo. Mbo aha
yego bye bye kabisa.